Ndabasuje cyane kandi nongera kuba ikaze mwese mudukurikirana kuri Chip 5pm News, aho tugiye kugarukana none ku mutekano urimo warizwa murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Mu rukira rw'uyu munsi rwo twabonye itangazo rigaragaza ko M23 noneho yiteguye kuba yarekura uyu mujyi wa Uvira nyuma y'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye. Iki akaba ari icyemezo cyafashwe n'abarwanyi ba M23 biciye ku itangazo ryasohowe na Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC M23. Ibi rero bikaba bikomeje guteza ikibazo cyane, dore ko abaturage bo muri Uvira babyukiye mu myigaragambyo ikomeye cyane bagaragaza ko izi ndwanyi za M23 zidakwiye kuba zava muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ko bakunze kugaragaza ko bo cyo bashyize imbere y'inyungu z'abaturage, ndetse inyungu z'abaturage kuri uyu munsi zikaba zigaragaza ko badakeneye ko baba iruhande. Tugiye kuganira rero ko mpamvu zagaragaye nanone zigaragaza ko bashobora kuba batava muri uyu mujyi, bijyanye n'uko hari amakuru nanone yongeye kugaragaza ko MONUSCO cyangwa se Angola ndetse na Chad ari bo bashobora kuba bahabwa uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bawugenzure, ndetse bikaba bizwi ko ari inshuti zikomeye na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bishobora kuba byateza ibibazo ndetse bakaba noneho barushaho gukaza umurego ndetse no guhuza imbaraga kugira ngo babe basanga umutwe w'inyeshyamba no mu bindi bice uherereyemo. Tugiye kugarukana none ku makuru akomeye cyane agaragaza ko imitwe yitwaje intwari itandukanye ikorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu yamaze kwihuza, dore ko ifite umuhuzabikorwa ndetse ikaba ifite n'ubuyobozi buyitegeka buri bikorwa byose ikora. Ubu ngubu ikaba yamaze gufata umwanzuro wo kuba yarwanya M23 ndetse ikayohereza mu Rwanda, cyane ko bakomeje kugaragaza ko ari Abanyarwanda. Ho iyi mitwe yagaragaje ko igiye gufata umwanzuro wo kwirwanyiriza noneho M23 ikayohereza mu Rwanda ndetse bakaza kurwanira mu Rwanda. Tuzatinze rero n'aya makuru, ndagusaba kubanza gukanda subscribe niba utarayikanda, kandi like, kandi share, ndetse unaduhe igitekerezo cyawe muri comment utubwira uburyo uri kubona ibibazo ndetse n'icyo twakwitega mu hazaza ha Uvira ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Duhereye rero ku mitwe yitwaje intwaro, imitwe yose yitwaje intwaro yakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu tundi duce, byagaragaye ko nayo ifite ihuriro cyangwa se umuhuzabikorwa ari nawe yikuriye, ndetse ikaba yafata imyanzuro ikomeye cyane. Ubu ngubu rero yamaze kugaragaza ko igiye gutangira urugamba rwo kwihanganira na M23 bakayirukana mu gihugu, ndetse ngo bafite na gahunda yo kwimurira intambara mu Rwanda, nk'uko byagiye bigaragara ko M23 ari Abanyarwanda mu mvugo z'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro. Byavuzwe n'umuhuzabikorwa w'iyo mitwe nk'uko bigaragara muri background y'iyi video, aho yagaragaje ko bitari ngombwa ko iyi mitwe yose yakihuza bakaba baza nk'uko bangana, ahubwo anasaba ko bitewe n'ubwinshi bw'imitwe barizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kuba bakohereza abasirikare batarenze 50 b'intoranwa kuri buri mutwe, ndetse bitewe n'ubwinshi bwayo bakavuga ko bamaze guhurira hamwe bashobora kuba ari benshi cyane ndetse bahagije, baniteguye kuba barwanya M23 bakayirukana mu duce twose yafashe, ndetse bakanayirukana mu gihugu cyabo bakayohereza mu Rwanda nk'uko bakomeje babivuga. Ibi rero bikaba bikomeje guteza inkeke cyane ko buriya imitwe yitwaje intwaro nk'iriya iba ifite ivangura rikomeye cyane, ndetse bikaba bishobora guteza impfu zikomeye ndetse nyinshi cyane zirenze izaba zarabayeho zose, cyane ko buriya abasirikari ba leta ndetse na muri koalisiyo hari ubwo baziranye n'abaturage ugasanga hari ukuntu bari gushyiramo imbabazi, ariko iyi mitwe yitwaje intwaro n'ubundi yo icyo yamenyereye ni ukwica, ni ukuza yica ihera ruhande. Bikaba biteje inkeke ko nta munyamurenge ishobora kuba yasigara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagaragaje nanone ko nta muntu n'umwe yaba Felix Antoine Tshisekedi cyangwa se ibindi bihugu by'amahanga bagomba kubanza basaba uburenganzira, ahubwo bagaragaza ko bagomba guhita batangira urugamba, cyane ko bafite ngo uburenganzira bwo kubohora igihugu cyabo cyamaze kugwa mu maboko ya M23. Bongeye kugaragaza ko nanone bafite intego y'iminsi 18 yonyine, ndetse bateganyije ko hatageze imbogamizi cyangwa izindi birantega bahura nazo batateguye muri rugamba, iminsi 18 ihagije. Uhereye ejo hashize bavugaga ibi ngibi, waba bamaze kugera
i Kigali ndetse bamaze kugeza M23 mu Rwanda. Ibi rero bigaragaza ko ari intego ikomeye cyane y'imitwe yamaze kwishyira hamwe, aho yihaye iminsi 18 yo kuba yamaze kurwanya umutwe w'inyeshyamba M23 ndetse bakawirukana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakawohereza mu Rwanda ndetse bakaba banawusanga bagakomeza bakarwana n'u Rwanda, aho bateganyije ko bagomba kurwanira mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru mashya nanone ajyanye n'irekurwa ry'umujyi wa Uvira aragaragaza ko M23 kera kabaye ishobora kubita kivuye muri Uvira. Ibi bikaba biri guterwa no kutumvikana ku ngabo bagiye kohereza muri Uvira nk'uko babisabye mu itangazo basohoye, kugira ngo zibe zasigara zirinze umutekano w'abaturage barezwa muri uyo mujyi. Amakuru ya hafi agaragaza ko hashobora kuba hakoherezwa MONUSCO cyangwa se Angola ndetse na Chad. Abangaba bakaba barakoranye na leta ndetse bakanayishyigikira mu bwicanyi bwa Nyamurenge bumaze iminsi myinshi cyane bwaragiye bukorwa na leta FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yakomeje gufatanya na leta ya Kinshasa. Byose rero bikaba byarabaye mu maso ya MONUSCO ndetse nayo ikaba yaragize uruhare mu kurengera ndetse no guhisha abarwanyi ba FDLR ubwo barwanaga hariya muri Goma. Ibi rero bikaba bishoboka ko M23 ishobora kutava muri uyu mujyi cyane ko yo igaragaza ko ikishize imbere ari abaturage ndetse ikora mu nyungu z'abaturage. Nyuma rero yuko iri tangazo ryari rimaze kujya ahagaragara mu ijoro ryakeye, M23 imaze kugaragaza ko yiteguye kuba yava muri uyu mujyi. Mu rukiraro rw'uyu munsi nibwo abaturage bo muri Uvira babyukiye mu mihanda, bakaba bari gukora imyigaragambyo ikomeye cyane y'amahoro igaragaza ko badashaka ko M23 iba yabasiga muri Uvira ngo igende, kuko bavuga ko iminsi mike imazemo bari bamaze kubona umutekano, banagaragaza impungenge ko M23 iramutse yavuye mbega ikabasiga no mu mujyi wa Uvira bashobora kuba bakicwa n'ingabo za leta ndetse no muri coalition, by'umwihariko ku baturage ndetse n'abandi bayobozi muri rusange bagaragaye mu buryo butandukanye bwo gushyigikira uyu mutwe w'inyeshyamba M23 ubwo wamaraga gufata uyu mujyi wa Uvira, cyane ko hari ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye byagiye bigaragara mu mavideo, mu mafoto ndetse n'ibindi bimenyetso. Abayobozi ba leta ndetse n'abari muri coalition bashobora kuba bagenderaho bashakisha abaturage mu bandi ndetse bakaba bagirira nabi. Bitewe n'uko rero ibi ngibi byakurikiye ubusabe bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwategekaga M23 kuba yareka uyu mujyi wa Uvira ikawusohokamo, abaturage barakaye cyane bagaragaza ko perezida Donald Trump atagomba gutanga amategeko abuza umutekano, kuko ngo atazobabare ndetse niyo bakomeje guhura nabyo ko M23 itari yagafashe uyu mujyi, ndetse bakagaragaza ko ari nayo mpamvu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza kubakina ku mubyimba, abirukanira abacunguzi bari bamaze gutekana iyo mujyi. Muri iyi myigaragambyo rero bagaragaje ko Uvira ari umujyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banavuga mu magambo akomeye cyane ubona ko barakaye, bavuga ko uyu mujyi atari igice kimwe cyangwa se agace kamwe ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagaragaza ko batumva impamvu ishoboka yatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu muyobozi mukuru wayo Donald Trump asaba ndetse anafata ibyemezo ku myanzuro ibigomba gukurikizwa no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva rero ko ari ibibazo bikomeye cyane ndetse abaturage bamaze kwijundika Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi muri bo bakaba banatangaje ko biteguye kugwa mu maboko ya M23, aho biteguye kuzayihagarika ku munsi izaba yatangaje ko igomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira, bagatangaza ko bagomba kuzayihagarika mpaka yemeye kuba yaguma no mu mujyi wa Uvira, cyane ko nta wundi mucunguzi bazi mu myaka myinshi ishize bahangayitse ndetse bazwi umutekano n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye. Ndabashimira cyane mwese muri mudukurikiye no kuri Triple 5 PM News. Mbashishikariza gukomeza kudukurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, bose gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo dukomeze kwagura uyu muyoboro, like, share ndetse ukaduha n'igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kungurana ubumenyi ndetse dukomeze kujya inama kugira ngo turebe icyakorwa giciye mu mucyo ndetse kiri mu nyungu z'abaturage ba Uvira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyamurenge batuye mu burasirazuba bwayo muri rusange. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.